nawe kandi tubona hari amasezerano mwe mwagiranye urumva ntuyatubwire urumva watuhaye inkuru ituzuye ari nacyo kintu Firdausi uyu munsi avuze ati kanze nanjye nyashyire hanze kuko nanjye yashatse kuntuburira bigaragara ko abana b'abakobwa asa n'ushaka kubakoresha mu nyungu ze kwishuri ntiwari waryishyuye washaka ahubwo kumutwikira ukamukoresha ibiganiro ubuze kamera wanga kumujyana ku ishuri none Firdausi aza mu nkuru zawe na Joyeuse ate wigeze umbwira Joyeuse ibye n'ibyo mufitanye ngo uvuge ngo mbigufashemo ni iki cyawe kweri wari ku munsi wo gutangira ishuri ritishyuye ngo najye ku ishuri ibyo bintu bibaho wajya uvuga ibintu byumvikana ndabizi neza ko ritari ryishyuye hari n'ikiganiro twe twakurikodinze nge na Joyeuse twaranagikoze icyo kiganiro niba ushaka ko tunagishyira hanze turagishyira hanze kubera ibyo bakunzi ba Gasaro TV na Firdausi official turabasuhuje abo nko muri mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane uyu munsi tugarukanye na Firdausi uramubona rwose ameze neza arasa neza arakeye araseka nta kibazo na kimwe afite nubwo nta muntu ubura ibibazo ariko muri aka kanya nyine muri iki kiganiro byirengagiza sibyo ra cyane tugwaye ikaze Firi murakoze cyane ko mbona wakonje ni imbeho imbera kwishi ndi kuyumva ni ukuri uri kuyumva kandi nifubitse kandi mbona wifubitse nk'ikigori mwa ariko ndi kuyumva uri kuyumva ariko ngo nkora ikiganiro ndi gukubaga nawe ko ari umuntu abimbwiye ariko ngo kuki ukora ikiganiro umeze reka da nanjye ubwanjye ngo simba ndi hamwe ntabwo uri hamwe sinzi ibyo utekereza wari umeze gute ahandi rimeze neza ntari bibi nta kibazo Firi uyu munsi tugiye kuganira rero ubuzima busanzwe tubwire amakuru nyine hari ibiri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda cyane cyane twibaze se ayo makuru avugwa yaba ariyo yaba ari ukubeshya niyo mpamvu nishakiye Firdausi uyu munsi kugira ngo aze akureho urujijo ku bigenda bimuvugwaho muri iyi minsi Firdausi karame ku munsi w'ejo nibwo umugabo umwe yanyandikiye ngo yitwa GMV ntabwo nari muzi arambwira ati nifuza ko twaganira tugakorana ikiganiro kubera yuko hari byinshi nshaka gusangiza abanyarwanda ndetse banamenye Firdausi w'ukuri uwo ari we ndetse Firdausi w'ukuri ni uwuhe mu kiganiro twakoranye rero yarambwiye ati Firdausi nako ari n'ubutumwa yakugeneye ati gerageza ugabanye ubugome ati kubera ko uriya mwana uri kumushuka n'uhe mwana yavugaga rero yavugaga umukobwa witwa Joyeuse ko wamufashe ngo kamujyana akaba iwawe mukaba mubana ndetse ngo ariko ngo impamvu ubana nawe ngo we uramucuruza ese mucuruza gute mu buhe buryo yavuze ko ari umucuruza gute gusa ntabwo wumva gucuruza umuntu ndetse nimba ari kuri YouTube ko namukoresheje ikiganiro rero ubundi nakumva ni ibi ni kuri YouTube nicyo wabivuga ibyo ngewe Joyeuse nawe nawe mukoresha ikiganiro ibyo uriya mugabo avuga aza kunsebya no kumarabika ngewe ntabwo mbizi pe nawe na Joyeuse mukoresha ikiganiro hamwe na Dorimbogo no kuri Big Town dufatanyije na Big Town nk'uko nguko nyine turi gukora ikiganiro gutya ubwo nibwo buryo nzimo Joyeuse rero ibindi uriya mugabo ambwira cyakora nabashije kuganira na Joyeuse n'uriya mugabo ko si ubwa mbere nari mubonye twarahuye twanaganiriyeho nanjye ko uriya mugabo ni umutekamitwe ubundi ni umutubuzi ayatuburiye yabeshye Joyeuse yakoze yaragiye akora ikiganiro kuri Big Town avuga ko agiye kwishyurira ishuri Joyeuse icyo kiganiro yaragikoze kijya hanze abantu barakibonye ndetse no muri comment zacyo abantu bakavuga ati uyu mugabo ashobora kuba ari kubeshya uriya mwana bitewe n'ukuntu turi kumubona byarangiye n'ubundi ko kamubeshya uriya mugabo ikintu yifuzaga yari yasabye Joyeuse ati ibiganiro byose uzajya ujyamo ugomba kujya ujyana nanjye nk'umuntu ugufasha nkakubera manager mbese ko tuzi ko Joyeuse kuri uyu munsi amakuru mfite ngiye mu gitondo nanivuganiye na manager we afite manager
aramufite neza urumva ibaza umuntu ufite manager ariko umuntu agatinyuka akavuga ngo Firdausi ko mana yanjye buraba yanzegeje uvugira ngo tuze ku mihanda dutwike cyangwa tukwamamaze cyangwa tukuvuga ibigwi byawe nk'uko tukuzi. Mumuzi gute mu buryo bubi tumuzi nk'umugabo w'umwesikoro w'esikoro kaba ngo ko waburi kuri iyi esikoro mubi cyane. Nese niba ubwanjye nanjye ubwanjye yaranyesikorote hejuru yo kweskoroka Joyeuse yego n'impamvu yabikoze akaza kuvuga ngo Joyeuse nukubera ahubwo ngiki ibibazo twagiranye nuriya mugabo ahubwo yumva ko yansebya mu ubwo buryo ngewe bisebo narabimenyereye wa mugabo we ngo ni Jean Marie narabimenyereye himanda rwose n'ubundi nyiza ko guseba no gutukwa waba we wowe ngo yavuga ngo nacuruje ibaza umwana ufite management mu managing kugira ngo ubwe umufate ikiganiro bisaba kubanza guca kuri manager uca kuri Firdausi. Nanjye bwanjye Firdausi nasabye ko bamumpa nkabisaba manager we dusaba dore imbogo dukumukoresha ikiganiro yego ariko arikora bona Big Town. Rero ya mugabo yamwemereye kumwishyurira ishuri kuko nababwiye ntiyari mwishyura ahubwo ashaka nyine ibyo bintu byo kugira ngo batwike muri social media. Uriya mugabo bamumenye sinzi iby'abashaka kwamamaza ibikorwa byiwe simbizi. Arangije ku munsi wo kumujyana ku ishuri bawuvuganye umugabo yanga kuza kumutwara kandi umwana yaramazije no kumusezera yavuganye na ba nyirabuja ye yanga kuza kumutwara kuko ba Big Town banze kuzana kamera ngo babishutire. we yashakaga kuvuga bati ibi bintu ushaka gukoresha uyu mwana ntago ari ibyo ntago umwana ari wamugira igikoresho ngo kubera ko ugiye kumwishyurira ishuri uzajya wirirwa wicaranye nawe mu biganiro uzajya wirirwa umucisha hirya no hino mu banyamakuru nimba ushaka kumufasha mufashe ariko amakamero yareke. Umugabo rero abonye abuze kamera ngo bashutinge ko umwana ngo amutwaye ku ishuri aba yanze kujyana umwana ku ishuri kandi umwana yamaze kuva mu kazi ko mu rugo. Ibyo ngibyo nibyo ngi banyiganirije na ba manager be n'iki na Joyeuse ubwe urumva Joyeuse ava aho ngaho afite ahacumbikiwe ako nagacumbikiwe ka Firdausi. Uriya mugabo ngewe nanone uburyo namumenyemo twari turi gukora filime bosi n'umutipe nyine ukora kuri Big Town turi gukora filime ziwe hari aba banzovu hari n'abandi bakinnyi benshi. Noneho yaje tumaze gushutinga nimugoroba nibwo bwa mbere nari mubonye arambwira ngo yajyaga nkurikira ngo nkunda ngo amagambo yawe ngo mbona ufite ubwenge ngo mbona cyatoke urakoze ngo ndifuza ko dukorana ikiganiro kinari none se kuva ari kuritse kijya kuri cano yanjye muri make uriya mugabo akaba afite intego yo gutwika rero ashaka gutwika kuko njye se mwanga ashaka ko dukorana ikiganiro kuri cano yanjye kiriho akaba aririmbiye uri kumva sinzi ibyo akora ko abayesikoroka ngo amayesi ngo mu station amayesasi umubosi wafite station ya esasi akaza kwimanda agasebya umwana nk'uriya Joyeuse udafite n'ubwenge bwo guhangana mwana ngo Joyeuse ngo yarananiranye ngo hari n'ibyo yavugiye kuri X large uri kumva yatuburiye dore imbogo na Joyeuse bahuriye mu kiganiro banamuvuga bati Joyeuse nyine ari kuvuga umuntu wamubeshye bati wa mugabo nanjye wambeshye ibaze ko abantu bose agenda ababeshya abereka ko afite amafaranga abereka je none wasanga afite n'ibyo abashaka kubakoresha bindi bitari ibyo ko buri abantu usanga agira n'abakobwa ko nabo ubwo yaravuze ngo nanjye mfite abakobwa ngo mfite ibyo nkoresha abakobwa mu kiganiro yakoranye na X large ahubwo bazamaze ibyo binakoresha abakobwa ubunini biki cyakunda kureba abakobwa bazabimubaza ndetse niba umuntu avuga ati nanjye mfite ati impamvu ngo mfite ibintu ngo ngenda nkoresha abana b'abakobwa asaba bibazwe na leta umuntu aragenda atubura abakobwa ababeshya banamutabariza ko umuntu utinyuka akabeshya umwana nk'uriya Joyeuse afite imyaka 16 uri kumva y'amavuko rero umuntu wifataga kura umwana mu kazi yararimo akagenda akagaragirwa mutegereje yangiza akanga no kuzanga mutware ku ishuri. Joyeuse yari yishimye azi ko ubuzima bwe bugiye guhinduka agiye kwiga akabona akazi byari ukwiga imyuga iyo myuga ntayo yishyuye ngo wenda ngavuye ngo nishyuye amafaranga umwana yanga kujya aravuga ngo umwana yanze kujya ku ishuri ate kandi n'amafaranga atayigeza yishyura. Sasa nzaho mukoresha icyo kiganiro tuganira nyuma y'ikiganiro ngo nkurikije ukuntu tuganiriye ngo numva twapanga ngo ufite ubwenge pe
kuganira nk'umuntu mukuru ngo gute atangira kumbwira ngo arashaka kumfasha cano yanjye nikagira inkuru aturabona nta mafaranga ufite urakennye ndabizi ndagira ngo njye nkuzanira abatumirwa mbakwishyurire mbaha amatike mbagirire ne cano yawe zamuke kaheze ko nta kazi ke kaba muri YouTube afite aka YouTube cano njyewe nambwiye ko afite station ya essence my friend ibaza umubosi ufite station ya essence yaje muri ubu bucucu bwo gusebya abantu ibaza umuntu ega tujye tuvuga none nyine abantu umuntu araza kuri media akataka Joyeuse nanjye ubwanye Firdaus ntatinyuka gukora ibyo bintu siko Joyeuse niyo yamvuga nabi uziko ntamusubiza Joyeuse ni umwana ufite uburenganzira bwo kuvuga ikintu cyose ashaka ako Joyeuse bazeka mureba yareba avuga ngo bagiye kumurumbya ngo bagiye kumutera inda ibaza umuntu w'umugabo w'umubosi ngo yaza kuvuga ibyo anyira mganga agiye kumfata YouTube channel ngo dushaka ama content ngo dukore Firdaus ngo ugomba kugaragaza uwo uri we ntibakakumenye ku mateka yawe na ndimba tukuri ibindi bintu bitandukanye mbese umuntu wese umutungo wese ushaka nzajya mwisha ngiye afite amafaranga n'ikinese ukabona ari izihe rero yaragufitiye ngo ashaka kumfasha nanjye rero bitewe n'uburyo nanjye ntigeze mbona hari umuntu ugira impuhwe gutyo gusa ariko akanambwira tubona ntazajya hagira ikintu winjiza nanjye uzajya nyine mpaho nk'umuntu wagufashije numva nibyo ndavuga ariko nyuma arambwira ati nyuma y'ibyo turagirana amasezerano ese amasezerano ushaka ko tugirana naye n'ubundi numva ni ukumfasha nanjye mpita mvuga ati muri aya masezerano yamenye iyo yanditse sando ngenda nayaguha ahangaha naranayafotoye ngiye nimba ashaka ko nakaze kunesha umutwe ubu nabwo bwa mbere mbivuzo n'impamvu ngiye kubivugaho nanamuvuzo ubundi sinari no kumuvugaho uriya muswa ntago nari kumuvuga ko impamvu muvuzo ni ukubera ko ari umubeshyi ejo atazavaho kubera ibyo bipapuro twanditse nta n'ibyo nasinye narabirebye navuga ati barakubeshye iyo tubicanye nanjye narayiruhiye kuva kuri views imwe n'umusabu umwe yaramvunye simfite rero kuyifatanya nawe muri ubu buryo wari uri yanditse nyine ndayasoma aze kuyazoma si kwari kumwango ugiye kumfasha nkaba nangiye gukora ngo turafatanya amakonte ngo turafatanya ngo ibiki ngo gushaka kuvamo ngo undi ariko wari kanyaguwe wirebere kugira ngo si ibintu birebire uriya n'impamvu nyavuze no kuyanga atazaza akavuga ngo Firdaus ngo twagiranye amasezerano n'imikoranire ngo none ngo ayo masezerano twagiranye arabihinduye kanzinya kwereke urumva kavuga reka noneho nyatangaze ku mugabo kuyo naramuka aje avuga ngo ngiye nkorana nawe nagasinyeho yarashaka tujya kwa noteri ngo tukayasinyaho ariko amaze kuyandika namubwatura umusazi ibintu byaramvunye ibintu bikomeye buryo bashakamo arashaka izina ku ngufu ariko ari kurishakira atabi saye si nyina besikoro bamera bate umujura kugira ngo akwibe neza agomba kukwereka ko ari umukire yiriga arambabaje akuzi ibintu yambwiye umujura kuyanga kwibe agomba kwereka ko ari boss ariko rwego rumwe nkawe wahaguruka ugiye kuri toilette akagutwara telefone akiruka rero nawe niko ameze dore sinzi nimba wana yabona gutya akira yasome no kuri kamera aravuga ngo njyewe Kabahizi uzwi ku izina rya Firdaus ufite ID nomero iyi n'iyi yatangiye hanaha muganira y'amasezerano rutagengwa Jean Marie Vianney ufite ID iyi n'iyi nabyo biriho ingingo ya mbere guhindura izina rya Cana nyumvira nawe ngo ashaka kumfasha uri kitwa ngo iki twemeranyije ko Cana igomba guhinduka ikitwa Firdaus Umurimo TV ngaho kwitwa Firdaus official ingingo ya kabiri gufatanya ibyangombwa byose by'iyo Cana twemeranyije ko twese dufite uburenganzira bungana ku byangombwa bw'iyi Cana na AdSense nimero banga ndetse n'ibindi byose bisabwa ngo umuntu agire uburenganzira kuri Cana ingingo ya gatatu gufatanya nimero ya konti yo guhemberwaho bank account buri muntu wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi kuri konti ariko nta n'umwe wemerewe kujya kubikuza undi atamusinyiye cyangwa ngo tujyane ingingo ya kane gukoresha ibyangombwa bya Cana
nta muntu n'umwe muri twe wemerewe gukoresha ibyangombwa bya cano mu zindi bizinesi atari iyi cano duhuriyeho, uzabirengaho azakurikiranwa mu rwego rw'amategeko. Ingingo ya 5, ibyangombwa bya cano bihuriweho. Ibyangombwa gitangwa, ubwo ni icyangombwa ndatekereza ashobora kuba yaribeshye, gitangwa na YouTube ari cyo AdSense, ni nimero zinizi, nimero ya konti yo guhemberwa, bank account number ni iyi niyi iri muri banki ya hano mu Rwanda nashatse kwamamaza kuko nakazi bampaye. Notabene cyangwa se icyitonderwa, nta muntu n'umwe muri twemerewe kugira icyo ahindura muri ibi byangombwa undi adahari cyangwa ngo amusinyire. Ingingo ya 6, gusesa amasezerano mu gihe bibaye ngombwa. Mu gihe byaba ngombwa ko umwe muri twe yikura muri aya masezerano, yakumvikana na mugenzi we akamugurira imigabane ye, yaba atabishoboye agashaka undi mukiriya wo ku ruhande. Bikorewe i Kigali itariki ya 10, ndabona ari navuga ejo bundi nyine sibwo nakimenye se, ariko ibaze aje kumfasha nibyo ari no kumbwira. Ese uyomba ntazi gusoma? Je yarambwiye ngo nisinya amasezerano y'imikoranire. Nibaza ko mbona ibyo bintu bisa naho we yari kuzagera kuri YouTube channel yabona harimo akamaro, akaba yavuga ati njye amasezerano reka tuyasese ku bw'inyungu ze. Oya da, ahubwo si nkuko yari no kubikora. Uzi ikintu ari gukora? Yari kunaniza. Kwa ko uwari kwigushaka kwikura muri aya masezerano niwe wari kugurirwa akavamo, ariko undi agasigaramo. We ari kuza akantesha umutwe akansaza, hanyuma nkabita ati mpayange nigendere. Ese iyo mba ntazi gusoma ko yambwiye ngo ngwino ngo amasezerano nayanditse ngo ngwino tujye kwa noteri dusinye. Iyo mba wenda n'urugero nka Joyeuse, urugero ntagazi gusoma yanabivuze ati sinzi gusoma, nzi Kinyarwanda ariko igice. Ati nzi kukivuga sinzi kukisoma no kucyandika, tibuze ngo nzi igice. Ko yambwiye ngo ninze nsinye, yongeye na wa mugaye ntazi no kwisoma, ko nagize Imana nkiga n'utwo dushuri dutatu twa primaire nkava menye gusoma ku Kanyarwanda. Uburana ataranyishe ngo tuzahindura izina, ngo tuzafatanya nimero ya konte, ngo ikindi ngo nta muntu ugomba kujya kubikuza undi adahari, ngo ibiki n'ibiki. Nabwo se ubwo bufasha nibwo wambwiraga n'ibiki? Ese uzi ko iyo umuntu agiye kuba yafatanya cano n'undi mu buryo bungana gutyo 50 kuri 50, byibuze urabanza ukareba ibyo umuntu yashoye, hanyuma ukagira amafaranga runaka umuha kubw'ibyo yatanze. Nyine ubwo bikaba bisa nkaho mwatangiranye kukamwishyura ibyo yashoye. N'ubu wampaye iki cyatuma nanabyemera? Ati ikindi sinanabyemera, cano ni yanjye. Hari benshi bifuze ko twanayifatanya, ariko navuga cano kanje nzagakorera n'umwana wanjye azagakoreraho, ntago kagiye kuba ka rubanda. Nukenera ko dufatanya cano, ndamafite cano iri hasi ntarazamuka mfite nk'abasabu nk'igihombe nimba ari bingahe. Afite agacano, ntago hari mbanza bashaka kuzamuka. Nabwe nawe ufite cano, ushaka ko dukorana, ushaka ko njya nganiriza abatumirwa n'iki, nta kibazo. Fata cano yawe tuyifatanye. Ureke kuza kuri Firdaus Official ngo Firdaus umurimo. Rero afite cano yitwa Umurimo. Eka ndeka no kuyivuga ko naba ndi kukwamamariza kandi utanyishyuye. Kandi iki kiganiro nubwo ubona nkikoze, none nta nubwo nashaka kugikora. Ikintu gitumye nyikora ni ikintu kugira ngo mvuga aya masezerano nagiranye nawe. Uzaramukunje ushaka kuzana ubundi guteka mutwe. Ubonye hari ubwo asinye? Ntagasinye. Ashobora kwenda akajya kubizinya wenyine akabitezaho n'amakashi umuntu adahari. Urumva nyavuze kugira ngo kubera ko ndi kubona ari guteka imitwe ari kubeshya. Ejo atazagaruka ngo Firdaus twajyanye amasezerano y'imikoranire, none n'umwiskoro cyangwa se ni n'umujura yarandiye. Yanabivuga je ntanze abagabo mbere. Umunsi azaza nabivuga, ikiganiro kuri Firdaus Official ndagikoze no kwa Gasaro TV kirahari. Nge nubwo buryo nziranyeho nawe nta bindi birenze muziho, yanyeretse ko ari umukire ariko ni umukene. Ukufata ngo ngunda kwishyurira ishuri urinde. Wafite ikibazo, we yavugaga ko ikibazo afite ngari uko ngo bishoboka yuko ngo Joyeuse yagira ikibazo ngo akakurikiranwa ngo bikamubarwaho, ngo kandi ari wowe umufite, ari wowe bikamubarwaho se nkande. Buri iki cya Joyeuse
uri iki uri musaza we uri nyirarume hari isano nimwe mu muryango niyo yabiyakure mufitanye niyihe uretse kumwesikoroka ngo ndakujyana ku ishuri bwangiza ukamuta ku muhanda ahubwo ari cyo bakurikirana gute gifata umwana kikamuvana mu kazi ko mu rugo cyangiza kikamujugunya ku muhanda ko muziko biba byaratubabaje umuntu nako ni n'igisore nta nubwo ari ikipe nta nubwo ari umugabo ni igihungu kiraho kigenda kugumirwa niyo mpamvu kitagira n'impuhwe cyagumiwe cyari kiba cyambabaje ntago ari ugutukana njye na niki aho nkurikije uburyo yaje akanja mu mutwe akangira ikigoge ngo agiye kumfasha nizaga kwandika amasezerano nkari angacira sinya nimba yonagazaniye ikigoryi ngo gisinye twaricaye yambwiye ati nkwereke ya masezerano dukoreye amasezerano ndakubwiye dukorane nyine mu buryo bwiza ngo nyine mbashaka ibintu bitari mu kavuyo turagenda iyo za Remera turicara ku meza arabanza nyine arambwira uburyo agiye kujya mfasha nari navate ko kiyisapoti ariko nari mabitekera iki kigabo mu mutima wanjye mba nifite ibintu byinshi byambabaje ibintu byaramemukiye ari byinshi umutima ati iki kigabo kiri kumwango gishaka kumfasha nta kintu kiri kunsaba ndavuga ati reka mbitega amaso bishatse kuvuga yuko wari ufite n'ubwoba yuko hari ikintu hari ufite akagira icyo gusaba hari nanabufite ariko nkavuga ati ubwo ayo masezerano agiye gusinywa buriya iyo inyandiko zihari biroroha tiyandike simfida zizinzi kwandikisha amamashini yinjira muri za siberi cafe ndagenda nicara ku gatebe nawe aricara arandika arapuritinga ngakira sinya hirya aho hari noteri nawe ngo ugomba gusinyaho hoya nawe twagiye oya yabanje kwinjiramo noteri aravuga kugenda ngo byandike genda ndabibasomera noteri wabonaga bataziranye simbizi ngo yavugaga ngo ari bubasinyire ngo arebe n'ingingo byanditse ngo nimba ari byo nyine ngo abasubirire mama ndiraho je niba Firdaus ngiye munanze byarambabaje my friend byarambabaje kugira ngo mbe Firdaus uromere izitutsi mwanutse sinyene uri umuntu unyuririraho agenda n'abakora ibye andeke mfite nanjye uko society imfata nk'umusazi uraza kumusazi nkande none se Firi kavuga ko ku ishuri deje yari yaramaze kwishyurayo amafaranga ibyo nabyo twarabikemuye ahubwo reka muraburi ntiyongere no kuvuga ngo yarishyuye muri kuri Exilage yavuze ngo iki Exilage Manibera mubajije ngo ese ishuri wararyishyuye ngo none se ngo ne kuryishyura umwana ataraza nese kuki yavuze ngo yarishyuye ejo bundi yaravuze ngo kuri iki kiganiro twakoranye yambwiye ko neza nyine we yabikubwiye ko kwa Manibu yavuze ko niba ushaka na nimero zo ku ishuri ryabo ngo mbwira ngo ako cyagiye ubona kitaracanganyukiwe umuntu aramubaza nk'ikibazo gatangira ukabona nyine marabishakisha ahantu arapanga akanyuma agapangira mu mutwe akari kubeshya ugasanga gasamaje nyine urabona biki n'ibiki iyo utari kubeshya uvuge nyine ibintu uzi ntabwo uvuga ibintu uri gushakisha nise Firi yaba utekereje ukuntu yarejeje Joyeuse manager wa Joyeuse yaranze ko ajyana kamera gutwika ngo Joyeuse akerekana ko yamwishyuriye yari yamaze kuvumbura kari agatwiko kuko yari agiye kujyana ngo arimo avuga ngo ajyanye umwana ku ishuri iryo shuri ritishyuye manager yari yamaze kubimenya rero tavuga ati yawe hamagara Joyeuse aho yari yiriwe yanamye none uyu mugabo aramubwira ati bimeze bite Joyeuse ati ndacyari hahandi yanze kunyita kanze mwereke uburyo Joyeuse n'ibiganiro burakora muri social media ni bikeye ari umugana ujagarara ari umwana avuga nkuko amusebya gasa nago watse ikiganiro Joyeuse nk'abanyamakuru bamwaka ikiganiro ntakijemo barabizi Joyeuse afite management ntago ari ukumufata uko wiboneye ngo umutwara aho ushaka ngo umukoreshe ibyo ushaka hari benshi babyifuje abantu benshi ngo bamukinisha mu maplaka ngo bamukuze n'ibiki bararavate twe wapi ijya kwangiza uyu mwana aracyari muto hagiye yemeraga nyine akavuga ati okay Joyeuse urabona barakwirukanye nta mavuta ntaki reka ukore kano kaganiro ntari bari ko gusa witware neza ntusare abakuvuga nabo bareke bakuvuge ikindi agushinja rero avuga ejo yagize mu magambo ye ati nimba Firdaus ati murabizi amateka afite kuri iyi mihanda ati murabizi ko nawe yabyaye
ati mu minsi mike Joyeuse nawe araje bamutera inda ati kubera Firidausi. Nese kiriya kiwerewere kirambwira ngo baraje bamutera inda. Firidausi atera inda, ntera inda, njemba n'umukobwa wanjye se mbana nawe. Firidausi ari umukobwa ari wazi uvuga ngo naramushutse cyangwa naramukoresheje ibintu biri byo. Nanjye ubwanjye my friend ndiyubaha, menya inzira ngenda nkabona niyo ntagomba guca, mfite uko mbaho kandi mu buryo bwiyubashye. Ushobora kubona kuri imana ukango narasaze, ariko wenda niko amaso yawe ukereka. Firidausi mfite ubwenge unarenze n'ubwo wumbonana cyangwa ubwo watekereza ko nagira. Nawe yarazi ko agiye kumfatisha, agiye kunshuka akantwarira agacano kamvuni, ariko ndamubwira ati weye ibintu uri kunyandikisha uri kwandika ngo ninsinye sinyatire ndabizi icyo isobanuye, ntabyo nsinye. Rero byaramuriye kubera injuga zose yari yaneye. Nkamusanga aho ngaho akangurira akanyakiriza utuntu ati mumwakire nyigiraho bosi. Nkatega nka moto ya 2 nkamusanga aho yambwiye yangiza abona biramubabaje nyine n'ubufaranga bwe yagiye twagiye nk'ahantu yambwiye ahantu musanga hahenze hahandi ugura fanta bakayigugurisha inoti ya 2. Akambwira ati nema musanga akagura iyo fanta akagura n'ibiryo bihenze ngo ni bosi nyine nyere ukuntu ari umuntu ari umucuruzi wa station. Ibaze basi none se Firi uzi ko benshi bashobora gufasha abantu turabizi muri media akagufasha ariko yaba ari umubosi ntifuze no kujya kuri kamera cyane akwifashiriza. Buse twe nta badufashije baravuze se, buse nuko ntabo twafashije. Ese nabo mbana na Joyeuse kuki ngiye ubwanjye ntaza ngo mbivuge kukumva ko wavanguye mbana na Joyeuse, ariko akabona ubundi babaye bati uramugungiye yaranambabaje. Nta nubwo nzongera gukora ikiganiro nkuvugaho, sihiti washakaga ndayiguye ndakuvuze n'ubundi yanyendereje ngo muvuge se niba nta bikorwa bindi afite ngo muvuge. Rero nta kundi nari kukuvuga wa mugabo we nuko nguko. Ariko Firidausi tuba tujya ngo tumenye ukuri niba abantu batangiye ngo Firidausi wabana byo nganamushuka hanga akamujyana mu basore kuko njye mbajyamo se kandi wa mugano mwigeze mubona niyandarika igihe maze kuri imanda sikindi hari ugeze ubona niyandarika njyewe uretse story navuze yanjye n'uwo twabyaranye. Hari indi wari wumva? Hari indi? Sinjya niyandarika, ndi umubyeyi umaze kumenya icyo shaka no kwisobanukirwa. Mfite abakobwa 2, mfite guha urugero rwiza. Nta kuntu wambwira ngo Firidausi mama w'imange 2 nzi icyo kuba mama bivuze. Ndo ntago ushaka kuza umbwira ukinira ku izina ryanjye mama kamvuge ko ndi mama. Firidausi mama twin icyo bisobanuye karacyara gasore nako gamaze kuba gahungu ntabyo azi, ntago uraba papa. Hakuze umuntu uvuga ngo wagiye gucuruza umuntu cye baba gucuruza. Ego Joyeuse twakoranye ikiganiro kuri Firidausi official nawe twagikoreye ni kwa manager we. Nigeze ubona mporera ikiganiro Joyeuse ni wanjye se basi ngo bamucuruzaga amanywa n'ijoro namucuruje kuri Firidausi official. Byamaye ikiganiro kuko nta kigwa gasaro gacuruza, ariko ibindi byo gucuruza bindi cyetse nimba ari byakuye umuntu avuga ngo wacuruje umuntu warabyo yavuga ko yavuga ngo ejo baba bamuteye inda bivuze ngo hari ubundi bucuruzi mujyanamo. Ese niba yavuga ati Firidausi muzi byamubayeho muramuzi ryanyiza ngo nejo wabona Joyeuse bamuteye inda, hari umukobwa ari wazi wanya ngo bamutere inda aza kurira avuga ko bamuteye inda niko yavuze byo bimukira. Ni gute ashobora kuvuga ngo rero umwana ngo yaterwa inda, uriya mwana akafite abantu bamwitaho, uriya mwana akafite abantu bamukunda bifuza ko ubuzima bwe bugenda neza. Joyeuse nawe afite channel yina nayo babwitwa Joyeuse TV show mu gihe mu murebe, afite content nziza yo kuganiriza abakozi bo mu rugo bakajya baza bakaganira ko tetari umuntu ifite kuri iyi mihanda, nta muntu yifite ahubwo bamusupportinge bamurebe bareke kuri bavuga ngo Joyeuse yifite kuyayiganiriza abakozi bo mu rugo kazagahi akababaro bagira n'uburyo bavunika bakeneye nabo guhabwa umwanya bakajya baganirizwa no bakibona nyine mu bitangazamakuru bari kuganira nk'abandi bose ntibakomeze guhezwa mu masafuriya y'abanyirabuja n'abashebuja. Nturangi ari kumuca intege ahubwo waretse uriya mwana nanjye ukandeka nisaya ngo mubwirize Firi birakazi ni ukujya bamuganira rimwe na rimwe abana b'abakobwa bitondera ubufasha bahabwa
hari uwagufasha barahari Cyane. benshi, hari benshi bagufasha pe, hari ugufasha kubera umutima, hari ugufasha kubera inyungu ze, wa mugani hari n'ugufasha kugira ngo anamenyekane. Abo bantu bose rero muri media babaho, ariko nanone GMV reka mubwire ngo biramutse koko byari byo yashakaga yarashakaga hiti kuri iyi mihanda, yayishatse ntabwo neza byaba ari siga iyi byiza. mihanda utangiye Ntabwo byaba ari neza byiza gukoresha abana b'abakobwa mu nyungu ze, ntabwo byaba ari ibintu byiza rwose, byaba ari ibintu bidashimishije. Njyewe ko yabivugaga nabonaga ari umuntu ufite impuhwe, izo mpuhwe za kirura we hari inzangana kuriya nta mugore hari utari ukubera kwikubira no kwikunda asanga yanamenye kuri mu kiganiro si umunyamakuru azi ko yamuhamagara ari mu biryo usanga azi ko ari byo. namubwiye ko atari Firdaus nzamushaka, ari na Joyeuse nawe nzamushaka, twumve verisiyo zabo. Ibyo narabimubwiye, ashobora kuba yamaze gutekereza ko ndi mu kiganiro, ariko nta kibazo, tuba dushaka gushyira umucyo ku bintu. Azi ikintu uzakora naguhamagara mbivuze ahita abyumva, nzabikubwira nyuma ya kamera ahita abyumva. Ugira inama yo namugira pe, nimba ushaka kuzamuka ni ukuri kuri iyi mihanda hari abantu benshi bazamutse ko batazamukiye mu kwangiza abantu cyangwa se mu kuwesikoroka abantu, kubatesha umurongo bari ko nari yari ari kunshagaraza ambwira ukuntu agiye kumfasha nkazamuka, arangije ansanga kumbe ni amasezerano. Ntabwo ati ese kubera iki nta bahungu ya approaching wa mugani abahungu se wamenya dore imbogo yeskuroka Joyeuse, hari n'abandi batatu babimbwiye, abandi bakobwa babikubwiye, kuki abana b'abakobwa ari bakorera ibyo ngibyo? Kubera iki n'abashaka uyu mugabo uri kuvuga ati ni umweskurone, kuki ibyo ngibyo ari abana b'abakobwa bonyine abikorera? Kuko navuga ko ibyo si ibintu byiza kwera, biranababaje. Sinzi impamvu mbara akadepresiyo kuko atagira umugore we, hari wenda bashaka bari kumwe n'abakobwa cyane ngo yigire uko yigenza. Ntumbaze niki wamubwira, ndabizi ibiganiro byacu ari unakirebe cyane. None ikiganiro Firdaus yakoze cyo agomba kukireba akanakirangiza agakurugutura kumva amagambo umubwira. Wa mugabo we, none ngewe ubwanjye bwo umveho, sinzongera kukuvuga, uzaze kwa Gasaro cyangwa n'ahandi hose uvuge, uzajya hariho hose uvuga, ariko umvane mu majwi yawe. Imikoranire yanjye nawe nk'uko nabikubwiye ntishoboka. Ashobora kugaruka agasubiza n'ibyo ngibyo by'amasezerano, nese yashatse ibindi bintu nyine. Avuga ko ari umugabo ufite ubwenge, avuga ko ari umugabo ufite ubwenge, uzi kuba yakwigisha abantu umurimo. Gaso asaka kubwira ati mu kiganiro ndashaka kwigisha abantu ibi n'ibi, wakimwima? Ni mwiza. Ubu wakwanga umuntu uza kwereka urubyiruko uburyo rugomba kubona amafaranga? Ntabwo bishoboka. Ariko ngo niba ataje ngo avuge Joyeuse, akana rwose hariya i Karongi k'agaturage karawo, ni imihanda Joyeuse ubonaho ibintu bamuvuzeho akarira, nawe bwe yaramurebye ararira avuga ati uyu mugabo wundi aranshakaho iki? Ibyo yankore ntabwo bihagije. Yanyize akumva ko yamwanika, uramugira mu bingo bigendere. N'izo komenti abantu baba batera, amahirwe Joyeuse nta niza asoma, nta niza azi, wenda njye nazisoma. Ariko njye nanjye umveho, mfite umuryango wanjye, mfite ibyanjye byo kuvuga ngo Firdaus byamubayeho ni amateka, kandi amateka abereyeho kuyigiraho, ntabwo abereyeho kugira ngo atwangiza, adufasha kumenya uko tuba hazaza. So rero va ku bakobwa ibyo bigo babeshya, umuntu afite ibintu byinshi byamwibabarije, ntukajye wongeramo nawe. Ko niba ufashe umwana ukamubeka ishuri akagira icyizere ko nawe hari ikigiye guhinduka mu buzima bwe, cyarangiza bigapfa, ese nta kintu uba wishe muri we. Ese bamugane mbonye komenti ariko yarabimbwiye ngo ari kujya Joyeuse ajya ku ishuri ngo akabahe, cyane ko umuma atari yanamweretse management nibyo yabeshyaga. Yaravuze ngo yajya ngabayo, ngo yajya abayo, ngo ari umama ngo ufasha ngo abana ngo b'abakobwa ngo kandi ibaze ngo amafaranga ngo yari kugomba kuyishyura, yaravuze ngo ni 70,000. 70,000 byavamo iby'umwana abamo n'ibyo arya n'ishuri. Ese 70,000 byishyura minerivare yo kwiga gusuka ukaba mu kigo igihe cyose? Urumva Joyeuse twaranamubwiye ati urashaka kwiga tuzaguteranyiriza. Nanjye Firdaus umwe nazana 10, undi azana 10, ufite 5, ufite bingahe, buri wese ashyireho ubona 70,000
wese ukende kwiga niba ushaka imyuga ko wibabara anabayo anarya ntibyakunda ntabwo byakunda Muri iki kuko Kigali. ibyo yavugaga byose yavuga atashyizemo ubwenge akajyanga ari kubwira abantu b'ibigoryi manaje we rero abivumbuye yasanze ari agakino ari kumukina ngashakaga nyine ngaze ngo akore akantu nyine akora gashya bite bibuminga bitwika nyine bibe trend ahantu hose icyo nicyo kintu yifuza none arabibuze atangiye gusebanya ko nawe ari kuvuga ngo muri kumusebya bumwicira izina ahubwo dore ikintu gitangaje gasa ngari kugenda ahantu hose bavuga uzi ikintu gitangaje Joyeuse avuga ko hari umuntu wamuhemukiye ntamwishyurira ishuri ntiyanamuvuza izina yavuze ati gusa hari umuntu wambeshya mu cyizere kidafite aho kidafite aho gishingiye yabibwiye murebe mujye mu kiganiro cyo kwa Maniba ari kumwe na Ntuze na Dobimbogo icyo gihe yaramuserereje byatari kwa kundi Dobimbogo nyine yatakaga Joyeuse ariko baza guhuriza nimba bari basinze ukuntu byagenze ariko ntabwo avuga izina rye yavuze ukuntu ari umuntu wamubeshye ishuri avuga ukuntu byari bimeze ariko ntiyamuvuga izina ntangazwa no kubona za kwa Manibu ngo ngiye ngo ndabiyamye ngo babagenda bansebye baramusebya wa mugani kuba bavuga ibigondamye imihoro ikarakara baramusebya ninde wanamuvuza izina ko twari twanavuze ati umugabo tuzamwihorera nitujya kumuvugaho bizatuma abona icyo yashakaga ngo avugwe reka tumwihorere ibyabaye tubyirengagize yicara ari kumbwira ibyo bintu by'amasezerano nkumva simbyizeye nabo ubwabo araguhamagaye Allo Mwiriwe ndi mu kiganiro na Firidausi hanyuma se Jean Marie mbonye amasezerano agiranye na Firidausi ariko mbonye amasezerano atarasobanutse mwe mwagiranye amasezerano y'iki byari bimeze bite ko nabonye Firidausi ntiyanabyishimiye kandi koko natwe twabonye amasezerano tubona asa naho nyine hari ibidasobanutse amasezerano ajyanye n'ibya YouTube channel zimwagiranye ku itariki ya 19 sinabikubwiye se ko ubwo nari kumwe nawe natandukanye nawe ariko arimo tuvugana ko twakorana oya nabyo wambwiye pe kereka niba utarakurikiye narakubwiye ngo njya kureba ishuri ry'uwo mukobwa bwa nyuma nari nicaranye na Joari na Firidausi yego warabimbwiye ibyo bampamagara hari ibyo nari ndi gukorana nawe ariko ntabwo yigeze unsobanura ko ari amasezerano y'ibya YouTube se byari ngombwa ko ngusobanurira ibyo ari byo ni ukuvuga niba Firidausi waravugaga yuko wowe hari uburyo ki afite Joyeuse nawe kandi tubona hari amasezerano mwe mwagiranye urumva ntuyatubwire urumva watuhaye inkuru ituzuye ari nacyo kintu Firidausi uyu munsi avuze ati kanze nanjye nyashyire hanze kuko nanjye yashatse kuntuburira bigaragara ko abana b'abakobwa asa n'ushaka kubakoresha mu nyungu ze abantu gukorana n'uburenganzira bwabo ikindi niyo mpamvu njyewe nawe twari kumwe tukanandika kugira ngo dukore ibintu bisobanutse hanyuma ntitubyumvikaneho njyewe nawe tukabihagarika kubera iki mutabyumvikanyeho kuki mutabyumvikanyeho wowe yambwiraga ko twakorana ariko amasezerano dufite adasobanura neza uko ibyava muri ayo masezerano muri iyo mikoranire byajya twajya tubigiraho uburenganzira twese ariko urabona ko n'amasezerano ku ruhande rwa Firidausi twayasomye ntago amurengera cyane bisa n'amasezerano yarengeraga uruhande rwawe mu bigaragara byo gutamurengera twayasomye ntacyo mu kiganiro aza kujya akira ngo Firidausi agiye nta kibazo muvugana allo reka mbanze mvugane nawe yego kuba njyewe nawe tutahuza imikoranire bivuze ko yabuza uwo mukobwa kujya ku ishuri ntago we yabisobanuye mu kiganiro niyo mpamvu nicyo nashakaga wo mubaze kuko nayo yashaka ko muvugana kuko mbwiye ko ari byo ashaka kukubaza kandi ikindi
yego akira Firidawu shyira hejuru hano ku kamera kugira ngo tugerageze kumvikana. halo Mm. kuri kuvuga yuko njye mbana na Joyeuse, njye Joyeuse ibyo wamubeshye njye mbirimo, Ibyo namubeshye ni ibiki? ibyo kumujyana ku ishuri ukamubeshya. Kerega barabinsobanuriye byose, warangiza ngo mbana nawe ngo ndamucuruza ngo ejo bundi n'ejo yaba aje atakinda ibiki n'ibiki. Njye ndagira ngo nkubwire ko ndi umugore wiyubashye kandi uzi icyo nshaka kandi wisobanukiwe. Icyo ndi kuvuga njya kwishyura ndi kuvugana n'abazamwakira igihe nkwishyurira moto kugira ngo ugende Ngehe dutandukanye ubiremera nyine ngiye kubareba. sibyo ndabizi. Ngiye kwishyura Ibyo ntabyo nzi kuko ntabyo wambwiye duhura wari ugiye kumbwira biriya by'amasezerano ngo urashaka kumfasha n'ibiki, nza gusanga si ubufasha ahubwo wowe urashaka kuntwarira cano, ndakureka amasezerano nanga kuyakora. Niyo mpamvu mbivugiye hano kuri iyi mihanda kugira ngo utazava ujya gutubura ngo mfitanye amasezerano nawe. Niyo mpamvu mvuze ati reka mbivugira ahangaha ko niba ushaka kubashyira umwana w'umukobwa nk'uriya mutoya w'imyaka 16 ukamuharabika kuriya nanjye ukamarabika, ejo wazaza ukavuga ko ndi umwesikoro nagutetse imitwe tukagirana amasezerano sinyubahiriza. Nacyo cyatumye ngusubiza undi sinari kugusubiza ngewe. Oui. icyo nasobanuriye ndi na kandi nasobanura nuko ibyo tuba tugiye gukorana bitakunze kandi ko ntibyanakunze. Ntabyo wamubwiye ariko. ntabyo yambwiye mu kiganiro. Byari ngombwa ko mubwira ibyo twabigiye. So rero kuki wagiye kuvuga ibya Simbana na Joyeuse? Joyeuse afite management ye. Bavuze yuko umunsi wagombaga kumujyana ku ishuri ntiwari waryishyuye, washaka kuvuga kumutwikira ukamukoresha ibiganiro. Ubuze kamera wanga kumujyana ku ishuri. None Firidawu aza mu nkuru zawe na Joyeuse ate wigeze umbwira Joyeuse ibye nibyo mufitanye ngo uvuge ngo mbigufashemo? Niki cyawe kweri niki cyatumye unzana mu nkuru zawe na Joyeuse? Ntacyo wowe nk'umuntu mumaze iminsi muri gukorana ibiganiro rero na Joyeuse mubwira ajye kwishura. Mbikora namusabye manager we. Murumva ntago mbikora uko ari umukobwa wanjye cyangwa ari iki cyanjye. Abaho gomba kuba nese abahenge ibyo hagomba kuba birandeba. Wewe nimba ushaka gufasha umwana ese washaka kumufashaho ni ngombwa ngo uze umwanike kuri iyi mihanda ko wamubeshye twabibonye. Kumusebya bindi byo bikumariye iki ukuri umugabo mukuru uvuga ko nakize nkuko byibrata bitanagaragara. Wamuretse uriya mwana nge byibuza ahubwo nge ko wabinzanyemo ukampuza na Joyeuse mu bintu byawe ngo mbana nawe. Ese nikeze mvuga ko mbana nawe nje ubwanjye? Nanjye nimba ari igikorwa cyiza nari nakoze wenda tuvuge ko twanabana nakoze igikorwa cyiza, nari kuko ntaje ngo mbyirate nkuko wawirase ko ugomba kumufasha. Gucumbikira umuntu ni igikorwa cyiza by the way, umugaburira umuhahira aharyama ko ntaje ngo mbyirate. None icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kubwira sibyo nuko wowe urabizi neza ko njya gukemura iby'ishuri niba nari ntandukanye nawe urabizi. Jewe ntabyo nzi ibyo by'amashuri ngo ugiye kubikemura kuko ntabwo gahunda za Joyeuse nawe nari nzirimo sinagombaga no kuzimenya ntizandeba. Ngo ngusobanurire unansaba ko waba uhari mu gihe yaba agiye ku ishuri urabizi. Ago komana ya ndashaka kumucururizaho nibyo nge byambabaje kandi wari ubizi. Izo kamera ko zabuze ntujyana umwana ku ishuri, iryo shuri wari ugiye kumujyanaho ko ritari ryishyuye, umwana ajya gutangira ishuri ritishyuye. Ku munsi wo gutangira ishuri ritishyuye ngo najye ku ishuri ibyo bintu bibaho? Wajya uvuga ibintu byumvikana. Ndabizi neza ko ritari ryishyuye. Hari n'ikiganiro twe twakurikodinze nge na Joyeuse twaranagikoze icyo kiganiro. Niba ushaka ko tunagishiranze turagishiranze kubera ibyo. Akubaza ngo nase ishuri wararyishyuye ngo ntaryo nishyuye ngo nari kuzaryishyura. Icyo kiganiro twaragikoze umunsi uhamagara Joyeuse uri kuvuga ngo wamuhamagaye ntiyagufata. Icyo kiganiro kirahari my friend. Ibintu byose umuntu aba yabiteguye bitewe n'ubuteka mutwe bwawe. Umuntu yamaze kukumenya akavuga ati uyu mugabo turabona agiye kudusebya, reka uri umwesikoro mubi cyane nge nuzongeye no kumvuga mwizina simanyiza ubwenge nawe. Kesi yamvugana n'abatubozi po n'umwesikoro uranyumvira di. Ubejo ni ari kuzaza akavuga ngo nanjye ubwanjye mfitanye amasezerano nawe ngo nanze kuyubahiriza.
aba ndakaje ariko nta mutima mubi twikire umusore mwiza ugenda wamamara ugere kure Gendera, gusa ibyo amasezerano we mfitanye njye ntabyo yambwiye njye mvugisha ukuri ariko nyine icyo nashakaga urumva ko bisobanutse ko nigeze nyemera icyo nicyo nashakaga ntayo nemeye ejo uraza kuvuga ko nayemeye akansebya kuri ayo masezerano biragaragaye nicyo nashakaga ibya Joyce niba ubwanjye ntaje ngo mbyirate ko ndi kubana nawe kuko kuba wabana n'umuntu muri Kigali gasa ukamuhahira akarya akanywa akaryama icyo ni igikorwa cyiza ariko njye sinakirata ibyiza imbere y'abantu nabyirata imbere y'Imana rekana n'uwo mubyinga wo mwese naho ubutaha ntacyo byasobanutse jempe byasobanutse ubwo abantu baraza kwijonjorera ntacyo twari dusoje ikiganiro ejo warababwiye ikiganiro cyarangiye erega niba atashaka kujyayo jempe mwihorere araryaho se yararyishyuye sinzi impamvu araryaho ririshyuye ntacyo namwe twari kodinze kamera iracyariho egiriwe uwo mugabo Joyce yaramuhamagaye tubaye Joyce kuko twari turi kubona message yagiye yandika ku biganiro Joyce arimo ngo uwo mukobwa ngo yarananiranye ngo ibiki n'ibiki nari nabwa Joyce hamagara uyu mugabo dufate ikiganiro ko ndabona agiye gutangira gahunda yo kugusebya uyu mugabo ni umutekamutwe Joyce yaramuhamagaye dukora ikiganiro byose mu kijyo kiganiro twakoze birimo nacyo kiraje kigiye hanze ahubwo mwumva amabara yandi mutamenye urumva yangiza ngo ni mwiza waretse kubwo kudusebya tutaguta hanze bakakumva bakakota he uramuzi